nizera ntashidikanya ko umugore wanjye tuzabana ubuziraherezo. Namubwira ko mukunda cyane kandi tuzabana ubuziraherezo kandi nzakomeza kumukunda forever and ever. Uko mukunda cyane Kibaji wanjye mu gihe Kibaji Neta ataraza mutoya ndamukunda cyane. Nipfuriza ibyiza byose Imana itanga. Nitwa Elade Ndayishimiye, ndi umugabo ndubatse, nashakanye n'umugore witwa Irakoze Gaëlla. Nitwa Irakoze Linka Gaëlla, nkaba ndi umudamu wubatse, nkaba narashakanye na Ndayishimiye Elade, ariko abenshi bazi ku izina rya Linka, ariko Gaëlla niryo riri ku byangombwa. Mbona bwa mbere Gaëlla hari muri 2016, icyo gihe yigaga senior 4. Namubonye ahantu mu kigo cy'ishuri, njye nahatembereye ngiye kubasura kureba, hanyuma ndamubona bitewe n'uko icyo gihe nakundaga abarundikazi, numvaga kabisa nkunda abarundikazi. Mbona ni umurundikazi aza aje kunsuhuza ko yari afite ukuntu waziranye na mushiki wanjye wigagayo. Ndamubona numva ndamukunze, ariko njye ndabyigumanira muri jyewe kuko urumva icyo gihe njye niga no muri kaminuza nkuze, ntabwo nari kumuderanje nk'umwana wiga senior 4. Icyo gihe tubonana ari mu ma 18 tugiye dusuye muri etude, sister we yarampamagaye arambwira ati ngo nusuze brother wanjye akunda abarundi. Namusuhuje ntabyitayeho, nta nubwo nanamwibuka na face ko akunda nyine. Twe tugiye no muri lab nari nihuta ndamusuhuza bisanzwe, arambwira ati nkunda abarundikazi. Arambwira ati murakoze, mpita ngenda. N'isura ntabwo nayifata, niyo twari guhura bukeye ntabwo nari kumwibuka. Nagize amahirwe kuko yari afite ukuntu aziranye na mushiki wanjye wigagayo nk'uko nabivuze, ariko nje byagezeho ndabyigumanira nk'uko nabivuze. Nanone ndavuga ati reka uriya mukobwa niba namukunze, reka nzabimubwire. Basi yararangije ishuri, cyangwa basi yiga mu wa 6 segonderi, kuko numvaga kubimubwira icyo gihe ari muto yiga senior 4, numvaga ari kumuderanje. Hanyuma yageze senior 6, mushiki wanjye we yamwigaga imbere, nza kumubwira ati ariko wa muntu na nimero icyo gihe yayikuyeho cyane ko atari umunyarwandakazi, ashobora kuba yarahinduye nka simukadi. Mu guhindura simukadi mbura nimero ye icyo gihe nayo mfite, nyaka sister wanjye abanza no kuyinyima. Noneho nyuma nza kumucunga, afata telefoni ye, ndeba searching izina rya madame, mbona nimero yiwe. Mu kuyibona mwandikira kuri WhatsApp, aransubiza. Icyo gihe yari no ku ishuri, arambwira ati ndi ku ishuri. Abiza abantu biga cyane cyane muri internet, amatelefoni yabo bariho rimwe na rimwe. Ndavuga nti reka uyu mwana ninyi kompoza wenda igacamo, ni amahirwe nkayanyuzamo nkamuhamagara rimwe nticemo, ubundi gacamo tukavugana. Ariko wumva ko we icyo gihe ngiye namukunze, we yasuje nk'umuntu usanzwe, ntabwo yabyitayeho. Ariko mbere yuko ampamagara, sister we yarampamagaye arambwira ati Linka, uribuka brother wanjye wundi yagusuhuje cyagiye ku ishuri? Ndavuga ati ntago mwibuka neza, ariko wamumbwira nta kibazo. Arambwira ati ngo hari akantu ashaka ko umufasha ku ishuri, ku bintu bijyanye n'amaproje y'abanyeshuri yakoraga. Ndamubwira ati nta kibazo, umuhe nimero zanjye ampamagara mvugishe tuvugane. Haciye iminota mike arampamagara, nawe aranyibwira. Ndamubwira ati yego Fiyetere yakumbwiye, arambwira ibyo ashaka kumbwira. Asoje ndamubwira ati nta kibazo, ndaza kuvugana n'abanyeshuri, ubwo nibampa feedback ndakubwira. Yarangije ishuri, agomba kuva ku ishuri. Icyo gihe avuye muri Exeter, agomba gutaha mu Burundi. Ndamuhamagara kuko Exeter icyo gihe narabaraga, ndavuga ati byanga byakunda reka menye umunsi Exeter izarangiriraho, nzahite muhamagara. Namuhamagaye nk'iminsi nk'ibiri,
exit irangiye ko hari ukuntu byancitse nyine kumva umuntu utiga mu ishuri akenshi hari igihe iminsi atayimenya. Muhamagara nyuma y'iminsi 2 exit irangiye, aranyitaba. Noneho kubera afite mukuru we ubi Kigali washatse Kigali naha mu Rwanda, ndavuga ati byanga byakunda ashobora kuba ariho wenda yabanje kujya gusura. Ndavuga ati byanga byakunda iminsi 2 exit irangiye ntago aragenda, araba ari mu Rwanda. Muhamagara icyo gihe ngiye umusabe wenda ko twabonana, kuko buriya sometime hari ukuntu ngira amagambo make kuri telefone kurusha uko nawe ndi kumwe n'umuntu imbona nkubone. Muhamagaye niteguye ko wenda ambwira ko ari mu Rwanda kugira musabe rendezvous wenda tube twazabonana, ngira ibyago ambwira ko ari mu nzira arimo agenda mu Burundi atahi iwabo. Urumva twabonanye 2016, urumva sinamwibukaga, ariko urumva yaranyibuka, yaranyitagaho, ariko nje igihe nongeye kandi kumuvuga icyo n'icyo gihe. Hama nyuma yaho urumva umuntu agusabye service ntago ahita uvuga ngo ibintu birebire, nta kindi kintu namutekerejeho kirenze kuri ibyo yambwiye. Twavuganaga ngiye mwitayeho cyane kuko ninjye wamwitagaho, numvaga mukeneye watabyitayeho juste amuvugisha nk'umuntu usanzwe. Ngenda musanda mu ati basi nimero yanjye uyisevinge, basi sinzaguhamagara ngo mbaze ngo urinde, uyisevinge tuzatuvugana gake gake, nubwo utazagaruka mu Rwanda ntacyo tuzakomeza tuvugane twibera inshuti. Icyo gihe nuko namubwiye. Ntacyo na kimwe niyumvishijemo, kuko ndibuka bamagana ndi mu modoka ngira nsubire i Burundi, arampamagara aransuhuza arambwira ati uri hehe, ndamubwira ati nsubire i Burundi nkuko yabivuze. Ndamubwira arambaza se uzagaruka, ndamubwira ati oya nta gahunda mfite, ntago nzagaruka, nshaka kuziga i Burundi cyangwa ahandi. Arambwira ati okay nta kibazo, reka twikomeze tube inshuti tujye tuvugana bisanzwe, nimero yanjye uyisevinge. Ndamubwira ati nta kibazo, ngira i Burundi ndayisevinga. Akajya akunda kumpamagara, yakunda no kumpamagara video call, ariko mbere ko kumpamagara video call yarabinsabye. Arambwira ati wetse tukajya tuvugana video call, ariko tuba tumaze igihe tuvugana audio. Ndamubwira ati nta kibazo. Naye mfite ukuntu namutwaye gake gake. Hari ukuntu sometime nk'iby'iki gihe hari ukuntu umuntu azari nk'igihubutsi akabwira ibintu bla bla bla, ariko nge nagiye gake gake ashiduka nawe yinjiye muri wa murongo nashakaga. Exit yarangiye November ndibaza 2019. Numva twakomeje kuganira ayo mezi yose asigaye, ndabeka twaravugana, yarampamagara cyane mbese twavugana kwa mbere gushaka ku cyumweru, twaravuganaga cyane bihagije, ko nagenda mumenya mugati wow umutipe ari seri, ariko nta yindi nta bindi bitekerezo mfite mvuga ati arankunda cyangwa ashaka kunereta, oya aho gusa nkavuga ati umutipe n'umwana mwiza ari sérieux, nta bintu bidafite sens avuga. Urumva nyine ko ari umuntu ari mature. Urumva nta gihe kinini twavuganye, igihe kinini mu gihe gito, ariko muri icyo gihe twavuganye navuga ati umuntu ari sérieux. Urumva no mu gihe gusa buri munsi yakunda kunsubiramo, ndagukunda, nkavuga ati murakoze ndagukunda, nyine nkabifata simple, nta yindi ari pense nagiye gutekerezamo nyuma. Mvuga ati umutipe banza nkunda, siko nteye no mu buzima busanzwe, sinkunda gutekerereza umuntu atarambwira ikintu. Twagize umwanya munini wo tuganira byinshi, turateretana, tujyana urukundo rudasanzwe. Ngiye noneho ngeza kuri ya ngingo y'abasore y'abantu b'abagabo yo kumpropoza ko twazabana, bimuganirizaho juste kugira ngo mwumve. Icyo gihe arampakanira. Urumva yampropose tutaranabona n'amasomo yandi, ndibuka iri lo 8 mars, ni gihe n'umunsi mukuru w'abagore. Yansabye ko dukundana, haciye nk'amezi ntari igihe kinini cyaciyemo, nk'amezi 2 cyangwa 3 ahita binsaba. Urumva rero kuba step ya mbere yarayisoje gukundana, urumva kuhita mbwira kubana, iyo nayo n'indi step isaba gukongera kandi kwicara ugatekereza. Nabanje kubyanga kubera yuko mu by'ukuri nta gahunda yabyo nari mfite. Numvaga ngomba kwiga
nkasoza nkakora akazi hama après ndangije ishuri wenda iyo projet tukaza noneho twicara hasi tukayiganiraho neza. Niyo mpamvu ntahise mwemera ko kanya. Mfite ukuntu namutwaraga kuko nayo maze kumenya iyo yampakaniraga ikintu byabaga bigoye kugira ngo icyo kintu mbe nakimwumvisha kuko we ni decision maker muri we. Umwanzuro yafashe nyine wari uwo. Ndamubwira ati okay urakoze nubwo bitazakunda nkugejeho projet basi nyemera tugumye dukundane nta kibazo. Igihe icyo ari cyo cyose uzumva ubirimo neza ngenza gutegereza kubera ko mukunda. Twamenyanye turi kumwe mu Rwanda ariko kubijyanye no gukundana we yari mu kindi gihugu nayo ndi hano mu Rwanda. Urukundo buriya urukundo iyo ukundana n'umuntu ndavuga urukundo love mwe twita love. Urukundo buri ufitanye n'umukobwa muri a distance cyane ko tuzi ko ukeneye ko abo kuri hafi naho muri hafi birabafasha. A distance yabigoye cyane ko bura ni n'abantu benshi badakunda kubishobora. Kutabonana kutavuga ati uyu muntu sinamwibukaga mu mutwe wanjye naho twabonanaga naho twavuganaga video call uvuga ati uyu muntu turabonanye ameze gute wenda kuri telefone ashobora kuba ari kumbeshya twicare tuganire dufatanye n'umwanya uhagije dutembere menya ati akunda ibi yankibi yakibonye atakibonye. So kuba utari kumwe n'umuntu hari ibintu byinshi utabasha kumumenyaho nkuko muba muri kumwe. Umwanya spending time n'uwo muntu niyo challenge ya mbere yari irimo. Nyuma y'uko anyangiye ibanga nakoresheje nirimo nakomeje kumutwara gake ngenda mimuganiriza mwereka nkuko nabivuze yambwiraga ko projet afite no kwiga university no kuzakora akazi nyuma yo kwiga hanyuma akazapanga ibintu byo kubaka. Ariko ngiye nagerageje kumwumvisha ko niba dukundana niba ashobora kumva urukundo mukunda na university ashobora kwiga turi kumwe nawe kazashobora gukora turi kumwe. Mwereka ko muri make nta kibazo ashobora ibyo ashaka ashobora kubikomeza turi kumwe. Yarabinsabye arambwira ati bitekerezeho. So nanjye nagiye mbitekerezaho uko bucya nuko bwira uko mugenda muvugana hari n'ikindi kintu kigenda kiyongera. So naricaye hasi ndabitekerezaho byamfashe igihe kirekire kuko ndi umuntu nshaka kwinjira mu kintu gifatira umwanya. So naricaye hasi manzwa ndabitekerezaho mbyiganizaho njyenyene nta n'undi muntu mbibwiye ndabaga se ubwo mbimwemerere bizacyamo bizagira iki na bwa bwoba. Ariko hageze igihe nyine ndabaga ati okay nafashe umwanzuro muri njyewe namwe ati okay nabyemeye nta kibazo. Yarangije ishuri 2018 secondaire 2019 ndamupropose mu mpera za 2019. Urumva haciyemo amezi urumva ni nk'umwaka umwe niko wenda twavuga kuko namupropose mu kwezi kwa 11 itariki 9. Ikintu cyatumye mwemera navuga no umugabo ari hambo. Umugabo aritonda nta bigambo byinshi agira gusa n'umuntu arasetsa cyo muzi arasetsa gusa ni umuntu mwiza ntagashiraho pressure umuntu. Ikintu cya mbere cyatumye ndanabye nicara umwanya munini nkabitekerezaho nta pressure yanshyizeho. Ni umuntu umubwiye ati impigihe arakiguha kandi ni umuntu witaho umuntu. So urumva namukunda aratuje nta bintu byinshi nta magambo menshi agira. So yeah mu gihe twese muri relation iri ouvert icyo gihe byambereye nk'agatangaza niko navuga. Kurumva yari mu kindi gihugu byaranamuvunnye cyane byabaye oblige byabine namubwiraga ko byabine navuga ko abantu bakundana babana hafi we yaravunitse cyane nanamushimira. We yavaga iwabo akazi na kenshi inshuro nyinshi cyane
akaza aje kundeba kandi noneho ampurisi njyewe nta gihe nigeze mfata cyo kujyayo we yaje inshuro nyinshi ntabara kugeza tubanye nagiye iwabo gusa ngiye agiye kureba famiye iwabo turi gupanga mariage kugira ngo nyine tugere mu miryango. Utuntu twakundaga gupfa si byinshi, ni utuntu dukeya ariko twakundaga kugaruka kenshi. Harimo kubera nkunda icyo gihe nkiri umusore ntaramushaka ngo mugeze mu rugo, nari mfite ukuntu nkunda gusohoka nkataha amasaha atinze, hanyuma akanshaka mbura. Sometime nkasohoka ntamubwiye kandi we yakundaga ko ikintu cyose nakora we namuna kiri butinde namubwira before, akarakara kandi mu by'ukuri iyo namubwiraga nkamubwiza ukuri rwose yampaga uruhushya akanyemerera. Ariko ibyo byose icyatumaga arakara ni uko hari isaha twabaga dufite turi buvuganire y'ijoro, iyo saa sinyubahiriza ariko ugasanga kenshi we arayubahiriza, ahubwo ngiye buri gihe nkahora mbyica kubera cya kintu cyo gusohoka ntamubwiye. Akaryama arakaye, mu gitondo ugasanga turabipfa buri munsi ahubwo. Nararakaraga cyane nkamuhamagara ariko bukeye tukavugana bikarangira kuko ndi umuntu ukunda kubahiriza gahunda. Ubwo nashaka nimba asohotse abimenyeshe ambwira ati ndatinda cyangwa turavugana. Nararakaraga. Urugendo rwacu rwabaye rugufi ariko nabyita yuko muri hagati yanjye nawe rwatubereye rurerure. Urumva namumenye mu gihe gito, dukundana mu gihe gito, ariko ibintu byacu byubaka ikintu gikomeye hagati yacu, urukundo rurakura. Mbese mu gihe gito twakundanye njye ntago nabyiyumvishaga, kandi wicaye ukabwira umuntu ati mwamenyanye gutya mu gihe mu mwaka umwe ugahita mukora ubukwe ntago byari byoroshye. Rya gusa ikintu cyatumye mbiha agaciro nkumva ari serieux, we yarambwiye ukuntu yankunze nkigasi n'yafo. So ambwiye iyo story njye niyo nagendeyeho cyane, numva ati wow, mbe wa ari serieux, peut-être ni inzira z'Imana. Ni cyo kintu cyampaye motivation cyane kugira ngo iyo relation nyikunde, nyigiri yanjye nawe yigiriye, naho nakwimbaraga. Kumuproposa byasabaga ko tuba turi kumwe. Yaje kunsura, nashatse ukuntu aza kunsura nyine aza mu Rwanda. Araza icyo gihe yari kwa kuzine wiwe Kigali. Kuzine we ni nawe yamfashije gutegura iyo proposal, kuko rwose uretse kuba twarimenyejwe ko tuzabana, ntago yari azi n'igihe nzakora proposal. Akunda pizza, nawe ati muri weekend shaka tuzasohokane nkugure pizza dusangire twishime na kuzine wawe. Ariko ku ruhande kuko yagomba kuba surprise, nari mfite ukuntu napanze na kuzine wiwe. Icyo gihe nta nubwo nagiye kubafata, baje bateze moto, araza yishimye, ubona ko cyane ko nyine mu Rwanda urumva ntago hamenyereye, nayo musohokanye nyine ahantu atarasanzwe azi, urumva yarishimye. Abo bantu koko ntago byari ukubeshya, bari bahari ariko atari abafiance nk'uko nabivugaga. Yari umusore usanzwe n'undi mukobwa batanaziranye, ariko nyine nabateguye kugira ngo asange bari kumwe agire ngo n'abafiance nk'uko nabimubwiraga. Nanone abo bantu bandi twari twicaranye aho ngabo abafiance namubwiraga, twari dufite ukuntu twabivuganye kugira baze kumujisha bamuzane. Tagenda araza iyo sare ngira n'amatara bari bayazimije, araza nyine surprise iraba, ndamuproposa.
agira ama emotion cyane aranarira ashaka no gusubira inyuma ngo yirukanke baramufata nuko byagenze muri make. Proposal nyine yarambwiye ati ndashaka ko tuzabana gutya na gutya nta kindi gusa. Impamvu proposal ntigeze nyikeka icyo gihe nari mu Rwanda, arambwira ati ndibuka yari yantwaye iwabo twaravuye yaranyerekanye iwabo, arambwira ati ariko proposal yanjye izaba twaravuye iwanyu mu Burundi kuko niyo gahunda yari iriho ko nzamutwara mu rugo. Arambwira ati proposal nzaguterera ivi twaravuye iwanyu. Njyewe mpita mfata ako kantu ngashira mu mutwe kuko n'umuntu nta banga ribaho hagati yanjye nawe, kwamba nyine nkumva akambwiye gutyo ndabizi ntago ajya mbeshya. Kumbe we karabitegura muri icyo gihe arabitegura. Ni ikintu cya mbere yakoze mu buzima kirantungura, cyarantunguye bitewe n'ukuntu ari muzi nta banga ajya agira hagati yanjye nawe. Ibintu byose arashaka kumbwira ati mu munsi ngufite surprise namwinga kabiri akaba arayimbwiye. So numvaga nyine kambwije ukuri, niyo mpamvu ntigeze muri icyo gihe ari kwitegura ntacyo na kimwe nigeze nkeka. Yambere proposal nziza cyane kuko yarantunguye, yagenze neza nk'uko nyine proposal zigomba kugenda. Ubukwe twabukoze muri covid. Namupropoje mbere covid itaraza, ariko numva covid nyine yaje ari ikintu kidutunguye, numvaga icyo gihe bizaba bimeze neza. Hanyuma nkimara kumupropose njye nari niteguye, nanamuterese nayiteguye, nashaka ubukwe nyuma ya proposal buba vuba cyane. Ariko ubukwe twabushize mu wundi mwaka ari mu mpeshyi. Icyo gihe ni nabwo habayemo covid. Covid yaza igihe kiragira, turavuga wenda icyo gihe itariki bazaba barafunguye ibintu byose, ariko iyo tariki igera ibintu bigifunze ahubwo abantu bari muri guma mu rugo. Uwo munsi haburaga iminsi ibiri ngo ubukwe bube. Icyo gihe ubukwe twari twabushize vendredi. Kuwa gatatu nibwo inama yabaye itunguranye y'abaminisitiri. Ibitunguranye bahita bavuga ko amakwe avamwe hafunzwe. Ubukwe bwagenze neza naho butagenze nk'uko twari tubwifuza. Icyambere mpamvu mvuga ko butagenze neza nk'uko nabwifuzaga, hari abavandimwe banjye batari bahari na mama ntabwo yari ahari, bitewe n'ukuntu byabaye bitunguranye. Numva amatariki uko twari twarabipanze mbere siko byagenze. Ariko urundi ruhande hariho umuvandimwe wanjye umwe byagenze neza bitewe n'igihe twari turimo. Imyanzuro icyo gihe yari gisohoka mu masaha 6 z'ijoro saa 7. Nabibonye kuri Twitter icyo gihe ya Minisiteri y'Ubuzima. Narababaye mbonye ko amakwe yafunzwe, narababaye abantu bose banasinziriye, mbura umuntu mwiragaye nafite. Gusa kuva icyo gihe bwarinze bugera mu gitondo gusinzira byanze. Ndibuka icyo gihe mbere yuko babifunga twagiye mu mujyi kwishura imyenda ngiye no kwipima ikanzu. Ariko mama barambwira ati sha musenge Imana turi kumva ejo bazabifunga, kuko batambwira ati nibyo bushize niko byagenze, babifunze habura umunsi umwe, so musenge Imana. Ntekereza abantu bavuye mu Burundi baje bafashe indege bakiri no mukato bari busohoka umunsi ukurikiye uwo munsi nyine amabwiriza yasohokeyeho, numvaga yenda karanyisha. Natekereza ibintu byose ko twabyishiye, agenda karangica kabisa. Urumva twari mu mpera z'umwaka, bonanira irarangira, ibintu byose bigifunze. Kubw'amahirwe mu kwezi kwa kabiri 2020 ibintu basa n'ababyoroshya, dusubukura ubukwe bwacu. No mu gusubukura ubukwe bwacu nabwo tugira indi challenge ikomeye cyane ya non-stressed cyane. We nasengeraga muri Zion Temple.
igihe cyo kujya bigisha abageni bimwe by'umubano kiragera, baratwigisha weekend ya dimanche ya mbere ya kabiri, barangije bati icyo gihe twese dusubira n'invitation, barangije bati ntabwo tuzabasezeranya. Ndavuga se kubera iki ko muri kutwigisha mbonezamubano, no kubera iki batura umugore wawe cya mbere ni umunyamahanga, cya kabiri ntabwo yigeze asengera hano, ntabwo twigiye duterana nawe kenshi, ariko numva ni challenge kuri njyewe, ariko nabo bafite proofs zabo nyine z'ibyo bagenderaho n'imyemerere n'iki, dushaka urundi rusengero. Mu bukwe bwanjye ikintu cyantunguye ntabeshye ni ukubona tutarafashwe na polisi, kuko icyo gihe twakoze ubukwe dusabwa abantu 30. Mu rusengero ni ibisanzwe twubahirije umubare, ariko mu gihe cya reception murabizi mu bukwe hari abantu buri wese abavuga ati ngomba kuhaba. Abantu dushiduka barenze umubare. Mu kurenga umubare urumva ntabwo umuntu yaba yitabiriye ubukwe nk'umusore cyangwa iki, cyane ko twanabukoreye ahantu mu apartment hakurutiriye hari n'umusekirite. Icyo gihe badusabye liste y'abantu bagomba kwitabira, dutanga umubare turanarenzaho bakeya tugera muri 40. Tugeze muri 40 twashidutse abantu bari muri za 60. Kuba mu nzu bwa mbere cyangwa ijoro rya mbere nitwa nk'umugabo nakoze mariage ndi kumwe n'umugore, numvaga mfite nk'ukuntu pima ibindi biro ntari nsanganywe. Numvaga ingendo, imvugo byose byahindutse, numva kabisa ndemereye cyane. Umunsi wa mbere mu rugo n'umugabo simbyibuka neza ko cyanze cyo bimeze neza, urumva nimbuvuye mu kwanza cya mbere tukigera mu rugo twaramanye turashima Imana, tuvuga ati Imana iyi covid, urumva nimba warapanze ubukwe kuva 2020 ukabukora 2021, urumva ni urugendo nanone ruba rurimo, urumva stress ibiki, urumva twabayeho tuguma dutegereje duhangayitse. So twageze mu nzu turasenga turashima Imana ko ibintu birangiye, kuko twavuga ati Imana nudufashe bino bintu bikava mu nzira tuzagushima. Nta experience yo kuba ndi mu rugo wenda nabyita nk'ubuzima mba ninjiyemo butandukanye n'ubwo nari nsanzwemo, navuga ko ubwo buzima ni bwiza cyane, ko ni nabyo abantu bose baba bifuza, ni byiza. Gusa habamo niba nabyita challenge, sinzi nka challenge gusa, cyane ko tuzi ko ni ibintu bigora kuba ujya mu buzima butandukanye n'ubwo rusanzwe urimo. Hari guhura natwo sometimes umutego cyangwa se ugakosa, gusa muri make ni ibintu byiza ko ufite umugore aragucyaha. Nkiri umusore nabaga nakora ibyo nishakiye, ntafite ushobora kumbwira ati hano wakosheje, hano wagize ute, nkumva ko ibintu byose ndi mukuri. Ariko iyo ufite umugore aba akureberera, muba murebererana. Experience navuga yo kuba mu rugo ni experience nziza cyane iyo wagiye mu rugo uzi ikintu kikujyanye. Simvuze ngo n'abandi ntago babizi, ariko biba byiza, nanone bikaba byiza cyane iyo urugo rwawe n'umugabo wawe mwubakanye nka 80 cyangwa 90% wamuhuje. So nk'uri umukobwa, urumva uyu muntu akiri umukobwa ababyuka planning avuga ati umunsi ndajya he, so ugasanga n'ibintu bye ntago babiri hejuru cyane cyo kimwe n'umudamu. Ariko ubu ngubu nka ninjoro ushobora kuryama ukavuga ati ejo mu gatondo umugabo azajya ku kazi, ejo tuzajya guhaha cyangwa hari ahantu tuzajya gusura,
mbese ugasanga kuva ku wa mbere ku cyumweru kugera ku kindi cyumweru ufite plan yaho, ufite uko ubaza umugabo ese gahunda yawe y'icyumweru imeze ite. Kubona umwana buriya iyo ubundi uratereta ugakora mariage ukabana n'umugore ukagira umuryango ukagira urugo ukitwa umugabo, ariko uba witwa umugabo utari umupapa. Buriya kwitwa umupapa nabyo ni iyindi level, ni nka ranka, ni ranka uba wiyongereyeho. Buriya biraryoha, nabuze mvuga kuba ufite umugore mu rugo biraryoha, ariko kuba ufite n'umwana ubyuka kwita dadi iki biraryoha cyane. Cyane ko buriya n'urugo akenshi rutarimo umwana bashobora kunezerwa bakabaho neza, ariko nta byishimo bihagije biba bihari. Kuba mama bientôt rero sinabona n'ukuntu bisobanura. Buri mugore wese cyangwa buri mudamu wese ni inzozi za buri mugore wese yakoze ubukwe ubana n'umugabo, aba yifuza ko bazaguka, ko bazagira umwana. Ariko niyo munezero wa mbere navuga ati nyuma y'ubukwe, nyuma y'ibiki byose uzaho mu gihe ubana n'umugabo. Ni ibintu byiza njye ntashobora no kukubwira ngo ubyumve, ariko ni ikintu cyiza cyane. Buri munsi uba wicara uvuga ati ubara iminsi, amezi, ibyumweru, ugahora noneho wicara ukavuga ati azaba ameze gute, azaza asa gute, azaza asa na dade, azaza asa na mami. So ugasanga aho guhora uri bize hejuru y'umwana ataraza. Abantu bumva ko urugo ari ibibazo ntabwo nabyita wenda nkuko ntabwo barasogongera nyine ababitekereza baba batarasogongera ngo bumve ibyiza by'urugo. Ariko buriya urugo nubwo rwabamo ibibazo igihumbi, hari n'ikindi gice kiba ari icy'umunezero. Kandi none akenshi usanga abantu bagirana ibibazo hari igihe baba barafashe icyo kwishimana, ni nacyo kiba cyarabahuje bakabana nk'umugabo n'umugore. So ni ukuvuga ngo nk'abantu babyumva ko urugo ari ibibazo, navuga ko ni ukwibeshya. Urugo ni ibyishimo, urugo ni umunezero. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo ahari ababiri bakundanye Imana irabasanga. Yego ibibazo nta hantu umuntu yabihungira, bishobora no kuza. Burya na Satani nawe afite ukuntu atera ingo cyane. Satani akunda kwibasira ingo, akunda kwibasira abantu bubatse. Ariko ibibazo uko byazo kose ntago ntekereza ko nta n'ahataba ibibazo. Ushobora no kugira ibibazo tubatse cyangwa ufite umukopine wawe cyangwa iki, ariko burya ikintu cya mbere cy'ingenzi navuga iyo nubatse ahubwo birakorohera kubikemura. Ishusho y'urugo natanga ku bantu, urugo ni rwiza, umugani w'abantu ni ijuru rito. Kuri njyewe ikintu nabashije kubona abantu bisetingamo ibintu biri negative, akumva yuko agiye kubaka. Mbere yuko twubaka twebwe abakobwa tugira ikintu cyitwa bride shower. Iriya bride shower ugahoramo n'abamama batandukanye bafite ama experience atandukanye, bo bakaguha experience y'ubuzima bo babayemo, bakirengagiza yuko umugabo mugiye gushakana ntago ameze nk'umugabo wawe. So njye navuga yuko urugo ni rwiza mu gihe umenya umuntu mugiye gushakana, ukamenya ko ntago ari Imana, ni umuntu aracumura, ejo bimeze neza, ejo bizagenda neza. Ariko urugo buriya no kwihangana, urugo no gusenga. Ingo nziza zibaho, nanone ntabwo twakwiriye ko ingo mbi zitabaho, ariko buri icyo wiremye muri wowe nicyo usarura. Inama nagiye izindi couple zaba zitarabana cyangwa abana, icyambere navuga gukundana ni byiza. Kubana n'umuntu mukundana ni byiza. Bavuga ko ubundi urugo rwiza ari ijuru ritoya. Nanashishikariza abantu baba aba bana batabanye neza
kuba bagerageza niba ibibazo bafitanye bakabikemura, cyane ko biranoroha iyo ufite umuntu mwuzuzanya. Biroroshye kuba wakicana n'umuntu mukavuga muti ese turapfa iki hagati yanjye nawe ko bizi ko dukundana, ibintu biroroshye kuba babikemura. Ahubwo icyo yabisaba ni umutima umenetse, ni umutima ufunguye wo kuba umuntu umwe cyangwa undi yakemera ikosa. Niba hari ikibazo ufitanye n'umuntu mubana, wowe ugira umutima umenetse, wemera ikosa, usaba imbabazi. Kandi ikintu nabonye cyubaka cyane ni ugukosereza umuntu mubana ukemera guca bugufi ugasaba imbabazi. Nuko mukunda cyane Kibajo wanjye, mu gihe Kibajunete ataraza mutoya, ndamukunda cyane. Mwipfuriza ibyiza byose Imana itanga. Akaba nabwira umugore wanjye, mukeri wanjye, dukunda kwitana Kibajo. Akaba namubwira nuko ndamukunda kandi cyane, kandi forever. Kugeza hari ibintu bajya bavuga ngo umuntu arapfa, abantu barubatse, umugabo azapfa cyangwa umugore azapfa, ariko njye I don't believe. Umuntu nizera ntashidikanya ko umugore wanjye tuzabana ubuziraherezo.